Ndi papa SAVA. Umva rero mubwire mpuye n'aba pampi ariko bafite ibintu by'agaciro bya danji nanze ko babijyana ahandi kandi ari mu rugo rukizina. Reka bafite ibikise kwibwira kabisa bidasanzwe. Jewe naricaraga nkababwira intu wenda hari igihe kizagera Imana intunga iturusha. Ariko waranamusobanza wa hari ahantu wayeyoye. Nigeze giye cabadukira imitungo n'ubutunzi bwanyu kuko nari nicaye mvuga intu Uwiteka azantekereza anyibuke kandi mu gihe gikwiye. Hamwe n'uyu mupapa cycle de fille menstruelle. Urumva? Non, Jaibel bébé cycle de fille. Jaibel bébé cycle de fille. Twaricaye. Ni amazina ye. Ni amazina ye. Jewe nta utanzi twa papa digital. Didi Jean Bosco. Ntabwo turi ubitindemo kuko dufite gahunda nyinshi ariko ikintu gihari twe twicaye turareba turavuga tuti kuko muri kwiyubaka ibyo ari byose urabona ko ari urwego bagezeho. Ntabwo ushobora gufata ibintu byiza ngo birenze umuturanyi ubijyane kuri rubanda. Urugero rufatika dufatiraho n'urugero rw'Abisirayeli. Buriya Abisirayeli umuntu ashobora gukora nk'agasoko wenda nk'akabutike mu gasarenda. Umuntu utuye Nyamagabe akajyaza kwagura nk'umuneke. Yego. Kubera iki kwera ko ngira ngo muzamure. Natwe twaricaye ndavuga ni ntabwo giye twaba tukoze urugendo nka ruriya tumaze iminsi za Katanga Orientale de la Féministe. Hariya niho twari tumaze igihe. Mu mabuye y'agaciro yo mu rwego rwo hejuru. Byo hejuru. Ndavuga nti rero ntabwo dushobora kwicara ngo tubone opportunité nk'iyo dukire twenyine tubasiga inyuma kandi muri abantu twabanye mu bihe. Nokuri ariko ntabwo umuntu bwaba burimo. Ugeze ku kisa gataho ngaho. Turaho natwe turashima Imana. Umutware wanjye nawe ari amahoro. Yakagiye murabiza amasaha ntiwabusanga. Muragura imodoka. Imodoka se reka nawe urabizi ko tukiri mu madeni y'iyi nzu ntabwo turabisoza. Ariko byenda kurangira. Ntacyo tw'utuntu tugenda tuza dukurikirana. Hagati aho twebwe ntabwo tubitindamo ikintu kinini cyihutirwa byaro kugira ngo twebwe turebe ukuntu tubasangiza experience n'amakuru dufite tugira. Yego. Uyu mupapa azobereye cyane mu bintu bijyanye n'amadiyama na zahabu. Cyo bita golden fashion. Yego. Azobereye mu kintu kijyanye n'amazahabu n'amadiyama. Ngiye cyakoze naje kugirirwa ubuntu mura n'umupapa bita Chike wa Lukombo. Uwo ni umupapa afite ise wabo w'umwami bo bagira ibintu by'abami wari uhagarariye ibintu bijyanye n'ama ivoire. Ivoire ngira ngo ujye uzumva bazivuga. Ibyo bintu byumva na papa SAVA sindanayibonesha amaso yawe. Amahembe y'inzovu. Reka da. Ni imari idasanzwe urabona idongo. Ni imari idasanzwe yo mu rwego rwo hejuru kuryo ushobora gusanga igura nk'ibihumbi nka magana miliyoni. Urumva? Twagiriye ubuntu rero. Warayibonye n'amaso. Jewe ntabwo rwo ngo narayibonye twebwe dufite nicyo kintu nje kukubwira. Uyu nguyu nyine azobereye mu bintu bijyanye n'amadiyama n'amazahabu. Nanjye naje kugira ubumenyi ibintu bijyanye n'ama ivoire. Nkoranye nabo ariko kwera ukuntu abari ibisambo baba bashaka kutwexploiter no kutwiba turicara turavuga tuti kuki dushobora gukiza abantu twe tugatahira imbokaboko. Uyu muvandimwe acungana na zahabu na diyama nayo acungana n'iki na Cote d'Ivoire. None mu gucungana nabyo turicara ku munsi urizina turavuga tuti dusubiye iwacu ariko tudatashye iki imbokoboko. Ni muri ubwo buryo rero twagutekereje turavuga tuti nawe kuko ugenana n'abantu b'abasirimu no kujya mu rwego rwiza tuguye ku masampo twazanye wigurire zahabu wigurire diyama ugenda ubuzima bugire gute bukomeze nawe ariko umukire urumva ukuntu ugira gutya ari kurebe urimo gusenga ariko ahubwo unane se nk'iyo ngiyo urumva ko gutunga zahabu nyine ni ibintu byagukiza nyine hasi umuntu ayiguze nyine nayikoresha iki zahabu buriya mu mabanki bamwe icyo bita bond amabonde nicyo bita nk'imigabane. Uko utunga zahabu nyinshi niko ugenda ufata imigabane mu bibanke bikomeye ugenda ujya mu bantu bitwa abagwiza tunga ukaba umuherwe wadanje. Nk'ubu ndamutse mfite zahabu hayijyana muri ubu ufite isi mu biganza byawe siwe byubahiro bivase nose ubona abantu bagenda banyura ku matapi ruje barimo mu bintu by'ubiruruka nta kindi nama zabona diyama. Turimo kuvuga amagambo menshi tukabitinda. Unatamuonesha muonesha nukuvuga ngo uranyanganira ikinyarwanda canje ni mugufi. Si tunauzisha madiyama mu Afrika yote nico Namibia Mozambique nico kintu nashaka kugira ngo tuko na franga tunamwe. Urabona nkiribuye iri ni diyama vera musari wayibonye
tukora zingine ndabazi iyi ni diyama ya vera musari wayibonye original purifié iyi ni ver pomme de terre wayibonye izi rero ni diyama ziri mu rwego rwo hejuru zimwe z'icyatsi z'abaherwe zikunze kugaragara muri Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru noneho muri Kongo ni hepfo ku mugezi noneho dufite indi diyama ya blanc yego wagize ngo kubana kakabuye bisaba iki aka kabuye kaba karaguye imitwe y'abantu bageze nko 70 ariko ngakoraho gusa ariko hapana si bizuri kuzikora na oya mushyire hano gusa nyitegereza akira ariko rero iyi ni diamant blanc en bronze iyi ngiyi noneho nizo bakoramo ibintu byitwa ibyokajuru ni ukuvuga ngo nakubwiye ufite diamant aka kantu konyine tunakoresha aka kantu konyine buriya nazo na madiyama hii ni diamant ya blanc hii ni zile madiama zenye zina unaona huyu mkwini wa English ule mwenye alikufa Elizabeth ndo zenye alikuwa anavara muri bya binuza bya binigi urumva nizo yambaraga mu binigi ni ukuvuga ngo ujya wumva ikintu bita motherboard muri telefone motherboard buri ikintu gituma telefone igira network na amazabu na diamant barimo nibyo bituma telefone yanjye ntabwo izi ntabwo bijyamo ndi kukubwira ikintu cyitwa network motherboard ni diamant na zahabu ziba zirimo zituma network zigenda zihererekanya burya iri rero kwitunga uba ufite inusu noneho ndagira ngo mubwire ibiciro tugire gutya izi ariko ni sample dufite nicyo bita produit finissage niko nazo produit finisa ku aho nazisize mu moto ariko ndazifite kuko ibindi nabisize mu moto finissage none tumwereke ibiciro kuko urumva izi nizo bajyana mu ruganda bakajya gukuramo intuza ubwo rero ndagira ngo tutangire ugure nawe ukinde ibintu mukire nk'abandi bose hapa niko na produit final urumva ni madiama yenye tunachanga na maor mixer ni mixer lakini hapa tuko nazo produit final urumva unaona iyi ni ngoya kidogo iyi unaona ni diama inachangiwa na muri ya vera musare nakubwira ile vera musare yenye tulikuwa tunakuonesha niyo yavuyemo ako gaherena kamwe gusa kagura 250 aka konyine amatwi ya manyarwanda amatwi yombi 250 kote zombi urumva 250 noneho aka ngaka ka bleu foncé aka ko tushaka kukamwera 25 lakini nukuvuga ngo ujuwe uri inshuti yacu tunaweza kupatia ku desa 47 tunakura ho 300 cyane 242 ko ntako bataraba bagize ntako turaba tugize uturere y'utwambaye ni kwa kundi ujye kubona ukabona itara rirakumurika abantu bose akabona umeze nk'umumarayika kubita ibishaki yambaye mumbone nka kakano bashyira hano cyangwa utuntu two ku maboko ku buryo umuntu wese yahita abona yuko nyine ari zahabu aya maherena arihagije kubera ko afite karite ariko usa n'urifata urebe ikibazo ona bracelet nyanavara izi ni mapirate twe dukora kinyamwuga urumva dukora ikinyamwuga urabikuramo ibyo biraweza kugutera amareji wagira ngo ni igisheke wambaye uraza n'amatashi dore aka gatabo iyi ni histoire y'ukuntu amadiyama n'amazahabu yadutse ku isi aho byaturutse kugira ngo diyama zigira agaciro n'amazahabu urabona abantu biminyururu hano tuvuge mwambie kwanza diyama ya vert pomme mwambie ya vert pomme iyi ni catalogue ntugire ikibazo no kugira ngo tuvugishe qualité ya y'ibintu ducuruza vert pomme turebe vert pomme ni tete zingahe tete 17 ya tete 17 terre frique de la vie l'impunité dans un village d'or diamanté nukuvuga ngo ni diama yakozwe mu 1790 mu gihumbi kimwe magana 790 reka nkomeze none mvuga ibijyanye none n'uburyo umuntu yambaye bameze d'une soleil sinzi niba kubasha kwikurura sacrificier soleil n'izuba imirasire irakubita chaude et l'épreuve des enfants pour quitter
de surveiller sans sourire de bini bonne et belle à la vite interne chemin de champ. Après urabona ni kuvuga ngo la niyo yiyi sinzi niba turi bubitinde mu by'amakataloge ariko ngereka nkubwire amagambo makeya twanazishyira n'abandi bakiri nta nubwo tukiri no kwinginga ibihumbi 250 urayafite tuzusha muto ya 3000 ni tupatie 247 tupatie maherena ya magana agukura tuko na makureri yote akira rero mama SAVA siwe muntu ijambo ni ryawe twe twakubwiye ibintu byinshi ubundi miteno tuko na tuna za bleu Zabule tuko nazo zote. Jye namubwiye amagambo menshi ariko ikintu cy'ubumenyi. Mbabwire sibyo? Murumva ntago nari nabiteganyije. Nta nubwo nigeze mbibwira papa SAVA. Ariko nanjye nyine ndi umuntu mukuru kandi ndi kubona ari twiza sinari nanadukeneye cyane. Si ukuba twiza icyo ngicyo ni kigukura mu rwego rumwe kigushyira mu rundi. Niba umuntu yambuye ubushwambagara akava ku cyiciro cy'umukene akajya kuba umukire abagwiza atunga. Uba wazamutse mu cyo bita degree. Noneho rero niba wumva ushaka kujya mu bakire nawe ukicana n'ibikomangoma ngiyo diyama niba wumva ukiremekanye ukomeza gukumba ku buri rubanda ugakomeza ukabura aho ngaho n'umugore uciriritse nta kibazo twanazishyira abandi mubwira mama SAVA ukwiye gukurira urugo ho ukarusha papa SAVA amafaranga akajya kugenda munsi y'ibirenge hano ugiye gukira ariko kwanza sikia kwanza remarque ya kwanza nago wakwambara izi diamant na maoro ngufate moto juzi naweza banaweza kuua n'ikindi ugomba kwirinda kuri modoka ya danje ugomba kwirinda kubwira abaturanyi binangaha yuko ufite amazabu na diamant izi ni kuzambara ugiye mu mariage ya ukiriho ahubwo n'Imana gutungura uruzu ukaba ukiriho n'Imana none bibaze nutajya gushyira amazabu n'amadiamant karambabwira mama SAVA ubuzima 250 amatwi yombi uve mu bigaje uje mu mayoga ahenze ntabwo buriya bwago uzongera ndayagura voilà ndayagura ni intambwe ya mbere ariko kanasema muzuri aya mafaranga ni menshi cyane sinayabona si turi to 3000 igendere bana uri abantu babakire baba oya digidi nta muntu urazabaciririkanwa gutyo ana gahunda wuyu kwanza urumva nta muntu urazabaciririkanwa gutyo yego nyaguze baya amafaranga menshi na 15 15,000 ndababaye hauna tupereke nani yetu hauna taa boro ntigucike chukua twende nani yetu 15,000 dollars cyakoze andi nakongeraho ni 5 bikaveme tuyibumba ijana nayo nabona rwose digidi SAVA imari ntigucike nayo nabona pe imari ntigucike nayo nabona amafaranga menshi nabona ni 20,000 venti apana kabisa okay ngabagura amayivoire noneho tuoneshe amayivoire dora amayivoire noneho soja umva mahembe y'inzovu sinayakubwiye ivoire noir ivoire blanc aya ngaya ureba nawe ngiye niba arandi hantu wigeze uyarikore urebe harandi hantu wigeze ubona ihembe ry'inzovu izo ni zire zinyezi natoka ku nzovu sorora zire nzovu zinye zikona ntabwo uzi ukuntu yafungishije abantu uzi kugira ngo twamukanire iyi ntuza ibi ngenda nta kintu nabikoresha amahembe y'inzovu ntabwo yashaka ngaho ngeraho makeya kuri aya mantuza kuri aya maherena gira basi 80 sikia 70 basi na simari zose wazijuka mu mukiri sikia shiraho 73 uzajya bambara bino bitenge acha tumpatie ku prix ya mweshere acha tupatie ku prix ya mweshere reka nkubwire ukuri sibyo izi herena ni maherena henze ya zahabu na diamant kuyinjiza nuko dufite uburenganzira n'ibyangombwa bitwemerera ariko kuko nabonye ko uri umumama mwiza kandi umusirimu we tupatie 72,500 basi après none amafaranga ya nyuma mfungiyeho yego ni nayo mfite muri iyi nzu 23 ubwo ni muyemera mumbwire ni mutayemera mwitaye tia 700 700 biceri 700 nta kibazo utupatie nta kibazo tutatumikisha na hakuna problem 23,700 hakuna shida mfite 23 mumbwire niba najya kuyazana tia 700 mama wiko 700 nayo mfite hawezi ntago wabura 700 no kuri telefone nta yari hose ntayo mfite 23 dufite code tutakupatia code swe na shida nako bagukata nabyo wumve ngo na amafaranga yo kwishyura umwana ishuri nuko mvuze ngo ntugure ko nabonaga nadukunze wiko nayo hapa leta franga wakunze iri hebara aka blue ni bleu okay narabivuze ko iki gikomisiyoneri kizankiza
beti amasava arahita nkiza ariko zitarashira ntabwo uhembwa gende gake tugomba kubanza tukayamara zimvise simbanza nkaryama amasava umukiriya tuzaniye ukuntu ari kuduhenda wowe 23 nyawe washyizemo akantu ugaragaza ko bihenze icyatanga ryo wakintu ubu bwongeye nigeze mvuga ku giciro umva turaguye icyatanga tukugure nayo ni menshi nimutama umva mubwire ariko nukuvuga ngo nibyo nayo ndimo ndakubwira uyu mukiriya wawe ni vrai ni vrai sana biko nazo amasavari kamubwiza ukuri ngiye uje wirahira abantu kandi ukatugura twose oya ndagura ko kamwe sikiane kwambie genda uzane andi mafaranga tumpunguriza ayatware yose umukire muri aka gace bose bumirwa oya shandi gukora wazanye andi mafaranga bakaguha bori fatika muhembe mwiriwe neza papa sava ni karibu Upate jita. Yes baba sava Kama urao neza mwari mwaraburiye hera ya nari ndaho nashimaga imana turi mu magahunda atandukanye hirya no hino ya business umeze utese twirirwanye bitashaka birute yogosha ibisajya nk'ibyabatosha umeze utese umeze ute twisha akazi kameze nabi biracamo amakuruzi ni meza twari tunyuze hano ngo tubasuhuze nta birenze tu n'iki byose Didi yaje gukira yarakize dore na Simone ntubona ko asigaye akubitamo agakote harakize dore nta muhungu ndabona ibintu byarahindutse muri aka gace nagize gutya kabisa wabagaye tulikuwa tunatumikia Kinshasa tuna mafere yenye tuko tunatumikia Mozambique na Namibia ni magahunda nari namujyanye dukorane ibintu by'amabuye y'agaciro ibanza neza habungunguri n'amadiyama tuko nazo zote umuvandimwe ni isawa cyane tuko nazo n'amadiyama bafite ibintu by'agaciro bya danje tuko nazo reka turebe uyu ni boss atapatia iyi ni diyama ya vere aya mahembe y'ingoma muoneshe nazire ivoire sumuoneshe imuhereze ka kantu nari ngiye kugura aya mahembe akanshimire muoneshe urisema sava dore ako bampitiyemo ngo nagura aka ngo ni diyama original iyo ni diyama ya kuchangiwa na oro iyo ni materiel final twabyiza uburyo ki uyikubita urumuri ikagira diyama diyama se ifitiye forume izo ni karite zo muri ntuza zo muri hafi ya za ntuza neza hariya ku mugezi kabisa umugezi wahe ku nili ile nili yenye inapitia Kongo inashuka pale muzile kartie za nani za Lubumbashi ipitia Kongo unaona ule mugezi nani hii river hii fleuve continental nili pitia Kongo nili sekunzi yuko isoko ari muri Nyungwe muri za Mogo na Mbirurume na Kiryango urumva igakomeza urumva hanyuma ikazamuka igakata zangari ikaza igahura na Kanyaru umukozi na Kamashyuzi kamanuka ikanyura Bugesera aho ngaho ikanyura kuri Rweru yahava igahura na Ruvubu ikagenda imena muri Iraq Victoria igasohokamo ari nka Nili nyine Uganda igakomeza Uganda Sudani na Ethiopia ariko urumva ko isi ifata ikintu cya East African ikakomeza ikagikinjira ni hapa muri East Africa na za Kongo hepfo n'iki byose bari inashuka Kongo Masisi kamura Masisi urahazi oya iraberereka ku ruhande igasa nigaruka iburyo usa n'ukakaye no umanuka iyo ni fleuve Kongo urumva nyine n'urusobe rw'imigezi bigenda inyuranyuranamo genda inyuranyuranamo ni imigezi ya mix nibyo kabisa mixage naho ubundi indoko ku buryo uvanga imigezi ituruka mu isunzu rya Kongo ry'iburasirazuba n'iri Kongo
isunzu rya Nili na Kongo. Imwe inyura iburasirazuba bw'ibwari, indi gakomeza. Iyo migezi umwe kujya kwiroha muri Mediterane, iyindi yo ngiye kwiroha muri Atlantika. Urumva ikintu kituraje ishinga ni business. Ibyo byo kumenya imigezi n'ibiki na geography n'iki byose wenda abantu bize ibintu bijyanye na ariko nta kintu dufata tumeze neza ntabwo ari ibintu bigoye ariko nje bama n'amazi kubera ndumva afite inyota kabisa. Ndumva afite inyota n'amazi ndayanywa. Icupa rya fanta nukuvuga ngo washimye ngo kugura. Bari bambwiye ngo akangaka twamukaturiye Priya Mweshere bari banciye 250 babwira ko nawe mfite ndavuga ngo mfite 23 barayemera. Uri DIYAMA nyine. Urumva arega buri yugurisha ntabwo iri kugora abantu cyane ko twe twungukira mu bwinshi. Twungukira mu bwinshi ntabwo aba ari byiza ngo uhende umuntu. Kandi reba n'utuntu zinereka sample wakabuza sha. Tuko na mastoke ya mengi. Sasa kumukahereza ku 23 na mafaranga make. Twakubonye ku ubu mufite DIYAMA mugurisha ku 23. Amadiyama se singizi premier qualité zazo zanuza zazo. Niyo wanzanira icupa ry'inzoga birakunda byose. Tuko nazo. Tu singiyise miroir ya mbanza ndisubiza. DIYAMA blanc. Zona turebe. Yine DIYAMA blanc. Ariko ninakorwa wizi. Nagaro gukora unagari. Oya izo za vere ziratandukanye ni ya vere ntuza. Oya ntabwo ariko ibyo ngibyo ari akazi kawe. Ariko turi gutindare uretse utatwangiriza DIYAMA. Uretse utatwangiriza DIYAMA. Ntabwo izo tuzigurisha ni sample. Izo ni sample produit fini nizo tugurisha. Utatwangiriza DIYAMA. Produit fini lakini banza nsubize iyo DIYAMA kwanza. Utatwangiriza DIYAMA. Urumva nangahe iyo ngiyo ni sample ntabwo tuzicuruza izo ngizo ntabwo zirajya mu ruganda izo ngizo ziba zigura nka miliyoni ko muri kuyibungana ese miliyoni se na wagurisha ikintu utabaje kwereka umukiriya twebwe izo ngizo ni sample ntabwo zemerewe kugurishwa twe tugurisha produit fini ubwo rero iyo ngiyo nta n'umukiriya wemerewe kubikora edaheri ni muzana igipapuro kibemerera gucuruza DIYAMA mukajya mumera gutyo umuntu araje aravuze ati reka nanyeze Bible bayimari mugira uko bizi DIYAMA na zabu se n'amahembe y'inzovu uzi ko ari ibintu byo gupfa kujyana ahantu ku muntu yibone. Namaseko tugutekereje ariko ubu iyo mundebye bubona narize shimi nkavamo ndi igicucu. Uzi iminsi namaze ngenda umuparijoro wowe. Muparijoro uramuzo ntabwo nazi kubwiza nkuru zuko twibaga gasagereti n'ejo. Ahubwo hari n'agatabo bazanye ngo kavuga kuri DIYAMA na ntuza turebe. Byashoboka niba bagafite bafite katalogue. Dutize katalogue turebe. Dutize iyi katalogue ariko ntago ari ngombwa we azi gusoma igitabo wazana ndebe gumeza ariyo rwaye ntayari butwara arayibasubira ariko iyi katalogue se okay amabanga y'akazi ariko byose niba mugura abari bwo mwinjira mu mushinga mu binyuma reshene dora honte nicyo bivuga akagatabo se ni ku nshuti yanjye mama SAVA akagatabo uzi ko ari antologie muri antologie duherutsemo nikora winikusanyirizo ry'imivugo iki akangaka wakadefanze ndamuzi reshene dora honte uzi ko akangaka ari agatabo k'imivugo ivuga ku kuntu ubucakara bwagiye bubaho iza ni katalogue bwoko ki SAVA imivugo sibyo do reba DIYAMA do dore wakato do ni ibirahure bakase iki ni ikirahure fini iki ni ikirahure kabisa DIYAMA akoze utagira ubwenge niko mama SAVA ibyumweru bingaye uyu nguyu amaze agiye ubu yinjiye mu mushinga wa DIYAMA ubundi DIYAMA na zahabu ukuntu byabuze ni gutabyirwa bibunga mu gasozi ahantu mu cyaro nka reba iyo nkweto nawe reba iyo nkweto siko bambwiye ngo bazanye imodoka dore ibiko ntacyo bafite isizo nkweto ubwo zirasaze ubuze batwaye imodoka zingahe mutwaye zingahe imodoka ni yande murimo yanje iparitse ko nawe unyuzeho twaparitse nyabwo yasize ngo ku kinamba bari kuyoza
musiga imodoka Nyabugogo muzana moto murimo gucuruza diyama na zahabu ariko wowe nta n'ubwenge ugira umuntu arakubwira diyama akakubwira zahabu akava ku 250 akemera 23,000 nawe rega ntabwo nzi hari amafaranga ufite hari ni yandi yo kwishyura mpereza amafaranga yanjye ese ubwo niba uzi ko nta yandi aba ahari ubwo amatwi yawe awure n'amashuri y'umwana ngiye se ko bari bambwiye ko ngo ndi buhite mba umukire reka mbibwire umuyobozi umva ukuntu ibintu bimeze umva grand frère ntabwo byari ngombwa ntabwo ibyo bintu ariko twakagombye kuba tubigira niba umuntu abuze ati nyashaka ubuzima ndebe ukuntu nabaho ntabwo biba bikwiye ngo nurangiza ugira ese harayo mwatwishyuye mwari mwatwishyura ko bibereye hano ko bibereye hari ubwo twari twafata mu ntoki ubu nta handi mujya se twaba tujya yese tubona ibintu ese wowe ku isi uvuga ikinyarwanda neza ku isi uvuga ikinyarwanda neza utari uri kukivuga yewe ikinyarwanda ndakivuga ega buriya iyo uri umuvandimwe nta kindi kintu kidasanzwe bafite ngo niba n'amahembe y'inzovu ngo ubu dore n'idigidigi bafite mu mufuka ariko byo ntabwo uzi yuko iyo ngiyo nayo isigara nka ntuza ni nka forode bayatweretse ariyo zana ayo mahembe y'inzovu ayafite abiri kabisa ni amahembe y'inzovu ivuwari se januari na yabwa abana ibi ngibi ntibabikora hano ibi bitako hariya kwa ntuza kwa rozariya ntabwo babikora ibindi biva mu mahembe y'inka amahembe y'inzovu amahembe y'inzovu angana atya ari kubunga muri uru rugo amahembe vugisha ukuri degede tinya imana utinye n'abantu bayo ibi bintu ntabwo biva mu mahembe y'inka nese digide muri abacuruzi cyangwa muri abanyamitwe niyo umuntu avuga ati rero ukuntu yakwaka nk'ibiciro byo kurya twakugabanyirije hari ubwo twari tuvuze tuti wenda dutware menshi mwangabanyirije ariko muri abatekamitwe amafaranga koko yatuma wenda uvuga ngo abantu barangutura abatekamitwe nanone ariko ntabwo ari twari twamworohereje hari ubwo tutware menshi kandi nayo ntimurayatwishyura 23 ubwo se noneho niba njye ari uko ngize amahirwe papa sava akaza reka mbagire inama degede nimushaka utundi tuntu mugenda mubeshya ibyo bintu byo kugenda mubeshya ko mufite diyama mufite zahabu mwarangiza muta amahembe y'inzu amahembe y'iki y'inzovu hari icyo mbatwaye murasibira rimwe ubwa kabiri murawuraramo sawa rero ubwo murakoze imana ibamugisha kabisa ikibazo tunaco tugende neza ko karoma nzakisomera neza ko nzakisomera papa sava sawa grand frère umukomisiyoneri nifuzaga ko mukira ubu nta sawa mugiriwe byiza kandi murakoze n'ibihumbi ntabwo tuzongera mukuru wanjye ngo nishyurire ikote nayo nakodesheje shaka tugende nese wakodesheje ikote batarakwishyura se ko narenze ko mugiye gukira mu kampinga duhahira bitatu se tugatega moto ko ntacyo se mugatega moto niba tugenda n'amaguru urumva imodoka ariko se ubu ngubu umuntu arabafatira mu cyaha mukagumya wowe uranzanira abajura ukagumya ukazana umunwa ntacyo basi yaguteza inkoko za nyiragitare kaduhani umusanzwe umwiba mwaduhaye itike se basi itike byigo itike ubundi twategesheje 1,000 kubonye kariya kazamuka gupantaro kabugejeje munsi y'imikondora iriya niye nayo niyo yibye uzi ko ataraye no kuvuga ikinyarwanda ahubwo bavumbuye akahita avuga ikinyarwanda gisa ariko ni gute ubundi we mubaza ni gute ubana n'umunyabwenge ntugire n'akantu na kamwe mukuraho ntushobora kureba ingegera nka ziriya uko kiba kiri kwigira ngo uvuge uti akunda akagufatiraho akoze karika